Hello, amakuru yanyu muraho murakomeye. Nizere ko meze neza imiryango yanyu aho muri. Hanyuma rero happy Friday, uwa gatanu mwiza. Imana ikomeze kubana namwe, Imana ikomeze kubitaho n'imiryango yanyu. Ndabakunda nkuko bisanzwe. Ndi Chantal Hakiza, mama w'abana batatu, ndi mariye, ntuye muri Amerika, niho Imana iturindengeye n'umuryango wanjye. Hanyuma rero tutagiye gutinda, nagira ngo tuganire kuri topic yo kuwa gatanu. Ku munsi wo kuwa gatanu tuganira uko tugomba kubana n'imiryango twakomotsemo kandi naho twashatse. Hanyuma bifuza kurushinga nawe nkabigisha uko bagomba kubana n'imiryango barimo, hanyuma naho bazashaka. Hose ngiye kugerageza kugira ngo nkoreyo. Ngiye kuvugisha abubatse, hanyuma nindangiza mvugishe abifuza kurushinga. So iyi topic njya kuyitamo mu by'ukuri nari nashakishije topic ngomba gushyiraho kuwa gatanu kubera ko ninamaze kubona topic z'iminsi yose. Hanyuma mbaza umugabo wanjye, burya ni umuntu wanjye, ni umuntu mpereza ibitekerezo, ni umuntu nyungura ibitekerezo. Ibyo mubona ahangaha ni kubera we, ni kubera ko Imana yaramumpaye, hanyuma arangije amfasha gutraininga impano yanjye, hanyuma mukaba muri kumbona ubundi we uyu munsi wa none. Murabizi ko nkunda kubabwira ko ni manager wanjye. Iyo ngiye gukora ibiganiro, iyo ndangije gukora ibiganiro ndamwereka kugira ngo arebe niba ibintu byose bigenda neza. Ikinyarwanda hari igihe kimwe na rimwe kingora, ariko nyine wagira ngo azi Ikinyarwanda bya hatari, aramfasha ku kintu kirekeye Ikinyarwanda nko kwandika n'iki byose. Hari igihe twandika nyine abantu twakuriye muri kino gihe, hari igihe twandika nyine ugasanga amagambo turi kuyacamo, ariko we azi Ikinyarwanda pure, Ikinyarwanda cy'ukuri cyuzuye. So rero mu by'ukuri rero mumfashe kumushimira. Ni umugabo w'umwana mwiza cyane, ni umugabo unyitaho, ni umugabo umfata neza kugira ngo nze kuza gusohokamo, nzi ibintu biri buze kunsohokamo biri buze kuba ari byiza cyane. Nari kubabwira ko naramubwiye tisheri nabuze icyo nshyira ku munsi wo kuwa gatanu. Ese ni iki ushobora kumpereza nshobora kuba nashyira ku munsi wo kuwa gatanu, kubera ko ndamwizera cyane. Arangije arambwira ati kuwa gatanu ushiraho uko bagomba kubana n'imiryango yabo naho bashatse, kandi nababifuza kurushinga nabo uko bagomba kubana n'imiryango yabo naho bazashaka. So mu by'ukuri numvisha ari topic nziza cyane, ntatekereza ko nshobora kuzigishaho, ariko ndashima Imana yuko Imana yaje ikankoreramo iyo topic, akaba ariyo twayikoresha ku munsi wo kuwa gatanu, kubera ko ndi kubona amashimwe menshi cyane. Ndi kubona abagabo banshimira, abagore banshimira, abana bato banshimira, batari bazi ukuntu bagomba kubana n'ababyeyi, batari bazi ukuntu bagomba kuganira n'ababyeyi babo. Abantu bubatse bari kushimira ko nabigishe ukuntu bagomba kubana n'imiryango yabo, none bakaba basigaye babana neza, ukuntu bagomba kubana n'abanyirabukwe n'abasebukwe bakaba bari kubana neza. By'ukuri so thankful, ndashimira Imana. I'm grateful kuba Imana yaranzanye hano. Nari ngiye kujya mu Cyongereza, mwihangane. Mu by'ukuri ndumva nuzuye amashimwe ku bwanyu mwebwe muri guhinduka. Icyo sengera umunsi ku munsi niko sengera yuko mu gihe nicaye ahangaha nkakora video nkayisohora nkayibazanira, igomba kububaka. Umuntu wari wese urebye video yanjye igomba kumwubaka, kandi Imana irabikora. Buri muntu wari wese urebye video zanjye ahora ambwira yuko hari ibintu byamwubatse muri byo. Rero nagira sabe n'imbabazi ku bantu ntarasubiza mu message yabo. Ndagira ngo mbabwire mu message ni menshi, ntababeshye. Kuri Facebook honyine mfite message zigera ku 5,000. Murabyumva ndigengiye nyine mu by'ukuri kugira ngo nzasubize izo message zose ntago ari ibintu byoroshye. Niyo ngiyeho mara 15 nkumva umutwe urananiwe nkahita ndekera gusubiza, kubera ko mwese musaba inama. Hanyuma kuri WhatsApp abantu mundakarira ngo WhatsApp yanjye sinyisubiza, WhatsApp yanjye ndayisubiza, njyaho nk'iminota nka 15 nkumva umutwe urandiye nkasubiza, nkongera nkagenda, kugira ngo Imana ikomeze kurinda umutwe wanjye, nshobore kuba nagira impereze byinshi cyane, nshobora kuba nabubaka, kubera ko nananiwe ntago nshobora kuza hano ngo mbigishe inyigisho isohoka ari nzima. So rero mu by'ukuri mwihangane. WhatsApp gusa yonyine mfiteho 3,500 so far.
ubyumve ngo ni message nyinshi cyane kugira ngo nge nzabishobore nyine ntago ari ibintu byoroshye kandi nanakora murabizi ko nkora so rero munyihanganire tugendane uko Imana ibikunze mureke kundakarira mureke kuntuka hariho umuntu abonye yanditse message ntuka ngise wowe uduhereza nomero ntujye udusubiza niki byose hose wiratira iki bakumva ndirata reka babwire ikintu no mu bantu baca bugufi cyane ndi umuntu wa mbere so rero ibyo ngibyo ndizera yuko bimekenze clear hanyuma rero noneho reka tuganire kuri uyu munsi wo kwa gatanu umunsi wo kwa gatanu ku bantu bubatse mbigisha uko bagomba kubana naho baturutse mu by'ukuri kuvuga ngo wamaze gushaka umugore kuvuga ngo wamaze gushaka umugabo ngo ababyeyi bawe byararangiye maze hari ikintu bajya bitwaza mwakabyara ngo ntabwo uziko muri Bibiliya ngo handitse yuko ngo umusore n'umukobwa ngo bazahura ngo babe umwe ngo bagende kubana karamata gisi ibintu by'ababyeyi ngo niki byose reka nkubwire ikintu ufite aho wavuye wa mugabo warinze kungana gutyo umugabo ushobora kuba washaka umugore kubera ko hari abakureze hari abakubyaye barakurera biyima ibintu byinshi cyane kugira ngo ushobore kuba wabaho sibyo kuba uri uwo mudamu ureba muri kino gihe ukabona uri umudamu w'igikwerere ni kubera ko hari aho wavuye hariho abanze kurya hariho abanze kugira ngo ushobore kuba wakora neza kugira ngo ushobore kuba wajya mu ishuri wige uba ufite ako kazi keza ufite inshuti yanjye sibyo rero kushaka ntago bivuze yuko ugomba ababyeyi bawe guterera iyo no ababyeyi bawe ugomba kumenya amakuru yabo ugomba kumenya icyo bashaka bashobora kuba hari n'icyo bagushakaho ibaze kugira ngo umubyeyi aguhamagare icyumweru cyose hari ikintu agushakaho umubwira ngo nzaza uzaze kuza nyuma y'ukwezi kugira ngo ushobore kuba wafasha umubyeyi wawe mu kintu yari ari kuguhamagarira kamone mukanguke sibyo niba warashatse umugore akakubera umugore mubi akakwangisha abiwanyu reka nkubwire ikintu uri umugabo mu rugo nta kigeze gihindura yuko uri umugabo mu rugo uri umutware akora iki murabizi ibyo umutware akora umugabo ushikamye umubwire tumva nkubwire wa mugore we wambonye ngana gutya sibyo ubu bwiza ubona kuri njyewe ubu buhanga ubona kuri njyewe ibi byose ubona nakoze ni kubera ko mama na papa barambyaye barandera bangira umugabo ndi uyu nguyu ugomba kunkundira ababyeyi sibyo ukanga yuko guca ku babyeyi bawe hagati aho ngaho reka nkubwire ikintu numwereka ko uri umugabo nawe azumva yuko agomba kubaha umugabo we sibyo ariko nuterera iyo ngiyo akakubwira ngo ntugomba kuvugana na mama wawe ngo ngewe reka nkubwire ikintu ngo hagati hari akantu nende kubwira umutware waje ejo bundi hari umuntu waje kuri social media aza kugisha inama ariko we yaramaze kudesida deja aravuga ngo mama we yarabigwaye arwara kanseri arwaye yari mama we bararuhanye papa wabo yabataye wari mutoya mama we aramuruhana amukorera ibintu byose amushyira mu ishuri ariga amushyira mu mashuri meza ariga n'ibyo byose ariko nyine kwa kundi umubyeyi ageze mu za bukuru arwaye noneho arwara ari mu nzu wenyine noneho aravuga ati rero kugira ngo nshobore kuba nakwitaho mama ugomba kuza mu rugo iwanjye ariko reka mbanze ngende nganire n'umudamu wanjye twumva ko tugomba kubigenza my dear yaragiye aganiriza umugore arangira ababwira ati reka nkubwire ikintu sinshaka nyoko mu rugo iwanjye uzajya ugenda umufashirize iwe ahari uzagenda umuhamufashirije think about it ibaze umugore washatse ukunze ukamuhitamo mu bagore bose mu bakobwa bose bari ku isi akagukorera ibintu nk'ibyo ngibyo birababaje biteye n'agahinda reka mbakomereze story noneho arangije aravuga ati okay nta kibazo reka nze ngende mukodeshereze hafi y'iwacu aragenda mukodeshereza amuvana mu nzu ye amukodesha hafi y'iwabo kugira ngo bizajye bimworohera kubera ko yarakoraga azajya agira gute mbere yuko ajya mu kazi ajya agendayo agira icyo agomba kumukorera agende mu kazi nimugora none aze kuza kunyurayo nanone agira icyo agomba kumukorera none hagaruke yite ku mugore we nawe bagire n'ibyo byose ntabwo ari bwabyarana
noneho hashize ukwezi akora ibintu nk'ibyo ngibyo ari gufasha nyina, wumve yuko yakoreshaga imbaraga nyinshi zisohoka cyane kugira ngo abone umwanya wa mama, abone n'umwanya w'umugore we, akamuhereza umwanya pe. Ariko wumve kuntu igitsina gore cyinshi gifite umutima mubi ho kugira ngo bagire umutima mwiza, sibyo? Arangije amubwira ati mva nkubwira ikintu rero, sigaye mbona uhereza umwanya munini cyane mama wawe kurusha njyewe. Ibintu ni bibiri ugomba guhitamo, ugomba guhitamo mama wawe cyangwa ugahitamo njyewe. Ibaze vraiment, ibaze kugira ngo ubwire umugabo ahitemo hagati yawe na mama we. Birababaje, biteye n'agahinda. Umugabo yari kuvuga ati njyewe nje kubagisha inama, ariko deja namaze kudesida uyu mugore ngiye kumudivorce. Ndagira nkubwire ngo commentaire zose nanjye ndi mu bantu bakishizeho commentaire, mudivorce ahubwo waratinze. Umuntu n'ugomba kumudivorce, ntuzanongere no kumwibuka. Umuntu kwangira umubyeyi, umuntu kwangira umubyeyi ni inzoka igenda. Wa mugore ukora ibyo bintu, wa mugore wanga iwabo w'umugabo wawe, reka nkubwire ikintu, ndakubwira kuri inzoka yigendera. Mwihangane ndabatutse kubera ko birambabaza binjya ahantu. Uyu mugabo ubona mwiza mu bana yabyawe n'uriya mubyeyi, uriya mubyeyi niwe yamureze. Uwo mugabo ubona mwiza mu bana uri guca ku babyeyi be, bariya niwe bamureze, sibyo? Nibanze ku badamu kubera ko niwe bakora ibyo bintu. Nta mugabo ndumva yakoze ibintu nk'ibyo ngibyo. Niba n'abagabo bariho bakora ibyo bintu, ufata umudamu wawe ukamuca ku babyeyi be, ni ikosa rikomeye cyane. By the way, hariho numvishe mu bantu nagiraga inama. Umugabo aramubwira ati sinshobora gukandagira iwanyu uko byagenda uko ariko kose. Buriya bwari ubwa nyuma, nagukuye byararangiye, ubu ndagufite. Mujye mwitondera abantu mugiye kubana nabo. Ari byo mukanya ngiye kubwira abasore n'inkumi. Mujye mwitonda mu gihe mugiye kubana n'umuntu. Ubanze umenye yuko uyu muntu koko yishimiye ababyeyi bawe. Ntupfe kwirukanka gusa ngo nabuze umugabo, ngo ngiye kugenda gushaka umugabo. Usanga ushatse umugabo uzagushyira muri iyo pozisiyo. Banwe muri kunyumva muri uyu mwanya, ugifite mama wawe, ugifite papa wawe, bana nawe neza, nagushaka kubone. Bantu muri kunyumva muri uyu mwanya, mufite abavandimwe, muvabane nabo neza. Hari umuntu yigeze kumbwira ngo by the way, ugomba kumenya yuko ngo hari inshuti ngikurutira umuvandimwe. Barababeshye. Barababeshye. Are inshuti kurutira umuvandimwe. Uguzira umuvandimwe ikintu muhuriyeho, amaraso. Amaraso arakurura. Uko byagenda uko ariko kose umuvandimwe muhuriye ku maraso. Uriya nshuti yawe nta kindi muhuriyeho, hari icyo yagukundiye. Ariko kiriya kintu ntigihinduka. You're gonna see it. Hari ahantu nasomye bavuga ngo tujye twirinda abanzi bacu, ariko twirinde n'inshuti zacu cyane kurushaho, kubera ko iriya nshuti yawe uzayibona mu gihe mutumvikanye ku kintu. Oh my goodness. Azakwanga, ashobora no kugushakira n'ibirozi akaba yanakwica. So rero kuvuga ngo inshuti ikurutira umuvandimwe ni ukubeshya. Umuvandimwe murashobora gushwana ku kintu mutumvikanye, mugashwana pe, mugatukana n'iki byose, ari n'abantu bakubitana n'iki byose. Ariko reka nkubwire ikintu, ntago harenga ibyumweru birenze bingahe mutarongera kumvikana, kubera ko muri amaraso amwe. Ariko inshuti uzayirebe, iyo mushwanye sha mukavugana ku kintu ntimucyumvikaneho, urebe ko nakwereka. Arakwereka ko atavukana nawe, arakwereka ko mwahuriye akantu kanaka, arakwereka yuko hari icyo mushobore kuba mwamara n'imyaka ingahe mutavugana kubera ko cya kintu mutigeze mwumvikanaho. Niko inshuti ziteye. Ariko umuvandimwe arakomeye cyane, umubyeyi wawe arakomeye cyane. So uko byagenda uko ariko kose ahora gufata nk'umuvandimwe, uramukenera ukamubona,
bantu mwe mutita ku bavandimwe banyu ni kosa rikomeye cyane. Imana ikaba yarabahezagiye ariko mugatushobora kuba mutagira gute mutakwita ku bavandimwe banyu. Umuvandimwe wawe akaza kugusura ukamuryamisha ahantu hari mu gikari ngo ataza kukwanduriza abana, gataza kwanduriza inzu yawe. Hariho abantu benshi babikora by the way. Ugasanga abavandimwe baraje baragusuye urabasuzuguye, bene wanyu baraje kugusura basuzuguye byatari kubera ko wewe wamaze kugera ahandi hantu ku yindi nivo. N'icyaha gikomeye cyane. Rero mwabadamu mwe mwibwe mwanga banyobukwe, mwibwe mwanga abavandimwe baho mwashatse, ndabasabye mbinginze musenga Imana ibahereza umutima wo gukunda aho mwashatse, sibyo? Kuko ni mukunda aho mwashatse bizaborohera cyane, urugo rwanyu muzarubamo mwishimye, urugo rwanyu zahora byishimye, ibintu byose bigenda neza kubera Imana byose irabikora. So hanyuma rero reka ganire nabifuza kurushinga. So wa mugabo uri kundeba, wa musore nawe uri kundeba, pardon, wa musore uri kundeba, wa mukobwa uri kundeba muri uyu mwanya, kubana neza n'abavyeyi bawe ni ikintu cyiza cyane kubera ko nibo bantu bazaguhereza umugisha, sibyo? Yakubana n'abavyeyi bawe neza bizaguhereza umugisha kubera ko naho uzajya kubaka bazagenda kugukwera, bazakira inkwano zawe, bazaguhereza umugisha w'abavyeyi. Ni byiza yuko mugomba kumvikana. Tangira uganiza abavyeyi bawe hakiri kare mu gihe wumva yuko igihe kigeze yuko wumva ugiye kurushinga. Yatangira ujye ubaganiriza, ubabaze se papa mwifuza ko nzashaka gana ariko numva igihe kigeze cyo kugomba gushaka. Abavyeyi bagira inama nziza cyane, bagira inama nziza cyane. Utazagenda ukiroha ku muntu batifuza yuko ugomba kujya gushakamo, nyuma yaho hakaza kuba ibibazo ugasanga ugiye kuhashaka kandi abavyeyi bawe barabyanze, ugasanga nyuma yaho ibibazo biraje kubera ko hariho benshi babanye abavyeyi barabyanze. Muri iki gihe bafite ibibazo byinshi cyane, hariho famille nk'eshatu ndi gukonsultinga ifite ibyo bibazo byuko bashakanye abavyeyi barabyanze. Kugeza n'ubu ngubu abavyeyi ntibashobora gukandagira iwabo, kugeza n'ubu ngubu ntago abavyeyi be bashobora kumwakira kubera ko yashatse batigeze gute babyemeranaho n'uwo muntu bagiye gushaka nawe. Kubera ko hari igihe abavyeyi bakubwira ati uyu mukobwa ugiye gushaka banza ubyitondemo, ahangaha turuka bimeze gutya bimeze gutya, kandi ko kugasanga nibyo. Uyu muhungu ugiye gushaka aho yaturutse bimeze gutya bimeze gutya, so banza ubyitondemo mu gihe kugira ngo ushobore kuba wakwinjira mu rukundo n'uyu musore. Kandi akenshi ugasanga nibyo. Ibintu byose abavyeyi bakubwiye baravuga ngo ijambo ry'umukuru riratinda ariko ntirihera. Ibintu byose abavyeyi bakubwira ujye ubyitondera, ujye ubanza ubiyungurure, ubitekerezeho, hanyuma urebe koko ko bigomba kugenda, sibyo? Witondere gushaka umuntu iwanyu bamaze kwanga. Kugana n'abavyeyi bawe kenshi gashoboka. Niba ubaha abavyeyi bawe uzamenya no kubaha naho uzashaka. Niba uvuga ati ndi mu rukundo n'umuhungu, ndi mu rukundo n'umukobwa, baramaze kwemeranya, imiryango yaramaze kwemeranya, noneho iki gihe kirageze yuko tugomba kugira gute, tugomba gutangira tugategura ibintu by'ubukwe. Nugenda gusuranya ko bukwe cyangwa so bukwe, ntugomba kujyana imbokoboko, ugomba kugenda ubifataho neza cyane. Wa musore wugira akantu ugomba kujyana, bazura mukobwa ibyo wabakunda, hagati aho ngaho abavyeyi bazakwishimira cyane, bazishimira kugira umukwe nk'uwo nguwo kubera ko umubyeyi umukwe iyaje ntago azari imbokoboko. Kandi kuganira n'abavyeyi ntago ari icyaha, kuganira nyoko bukwe ntago ari icyaha, kuganira so bukwe ntago ari icyaha, ahubwo byerekana yuko uzabaviramo umukwe mwiza. Nawe wa mukobwa we, niba umusore akujyanye gusura iwabo, reka mubwire ikintu, ntugende ngo wibombarike, ntugende nta kintu na kimwe ufite. No urashobora kubashakira kado, urashobora kubashakira akantu ariko kose ukakajyana ugahereza nyoko bukwe, so bukwe ntacyo bitwaye habe na gatoya. Baza umuhungu wabo ibyo bakunda, hanyuma ari byo bashakira. Reka mubwire ikintu, hagatango bazakubona ko umukazana mwiza, bazaguma bakwishimira kugira ngo igire gute muzabane neza mu gihe uzaba wamaze gushakayo. Niba ugezeyo reka kwibombarika, ugira umukobwa wicare hariya baguserve ikintu no. Basaba igitenge niba bagiye bari guteka, basaba igitenge nawe ujye mu gikoni ubafashe, ubereke ko uri umukazana mwiza, kandi ubikore n'umutima ukunze. Ntubikore kubera ko Chantal yabivuze, ahubwo wumve yuko bikurimo kandi n'ikintu uzakomeza ugakora no mu gihe uzaba wagize gute wamaze gushakana n'umwana wabo, sibyo?
rero basore mwe mwitondera abakobwa mushakana nabo. Niyo umukobwa akubwira ati iwanyu bimeze gutya, iwanyu sinshobora kuhakandagira, hari ibyondo, hari imihanda nazi, abawanyu baba mu cyaro basa nabi bagira gute, ihagarareho hakiri kare. Tangira umubwire yuko ababyeyi bo bakubyaye, mu gihe atagomba kubaha ababyeyi bawe ntaho mushobora kuba mwakomezanya. Wa mukobwa we niwe ufite umuhungu ukundana nawe kubera ko mwahuriye mu migi, ugasanga ari kukubwira ngo iwanyu bimeze gutya, simbizi, ntago nshaka kubana nabo, ntago nshaka kujya iwabo n'iki byose. Reka nkubwire ikintu, mureke hakiri kare, mureke hakiri kare bikiri mu maguru mashya, kugira ngo bizakorohere cyane, kugira ngo uzagire urugo rwiza. Sibyo? Umuntu umeze gutyo, umuntu uvuga amagambo nk'ayo ngayo, umenye yuko abishyira mu bikorwa mu gihe mwamaze kubana. So rero kubana n'imiryango yacu ni byiza cyane, kubyara abana n'ababyeyi bawe neza ni byiza cyane. Noneho aho uzashaka kubana nabo neza ni byiza cyane, n'abavandimwe uzashakana nawe ni byiza cyane, bizagufasha cyane kugizagira urugo rwiza. Imana ikomeze kubamera umugisha. Ndabakunda cyane. Yari Chantal Hakiza. Bye bye.